itange. Ndashaka kuganira n'umugabo yubatse muri uyu mwanya, ndashaka kuganira n'umugabo yubatse ariko ari umugabo wa wundi ukunda amafaranga, ukunda gukora cyane ariko ntahe umwanya umugore we, ntahe umwanya umuryango we. So wa mugabo rero ngufite message, kandi iyi message iraza kugufasha cyane nuntega amatwi neza ukanyumva neza cyane. Hari aho tushobora kuba twagerana kubera ko maze kuganira n'abagore bagera nko ku 10. Icyo kintu bakimbwira, bambwira ati umugabo wanjye arakora cyane, ntago njya mubona, arakora buri munsi, aba yagiye kurangura aha, aba yagiye kurangura ahangaha, aba yagiye ahangaha, aba yagiye za Dubai, rimwe yagiye hanaha. So bimwe ahora yirukanka, abatwara amatrake, abagira gute. So ukumva memke umwanya we wose aba ari kuwirukankamo, nta mwanya abonera iki umugore we. Icyo amubwira ati umva nkubwira ikintu wa mugore we, ntago nzi icyo wamburanye ko nguhereza amafaranga, ikintu wamburanye ni igiki. Umugore akamubwira ati ngenda gukeneye. Mu byukuri umugore avi wabo, reka nkubwire wa mugabo we, reka nishyira mu mwanya w'uyu mudamu. Uyu mudamu avi wabo umushaka umugira umugore, ntago wamubwiye ko azaza mu nzu k'umutako, kandi koko ntago ari umutako. So umugore yaje umwitaho. Umugore iyo niba ugize gutya ugahora wirukanka ngo umuhaye amafaranga ngo ibi nibi, reka nkubwire ikintu wa mugabo, uzana amafaranga uhereza uriya mugore. Hariho benshi byananiye kwihangana, kuretse umugore wenyine usenga niwe ushobora kwihangana ibyo bintu bigashoboka. Ayo mafaranga yishyura buriya buhungu bwo hanze, bara abasore bahanze bona birirwa biyamanza n'iki byose ngo bigeze abapfubuzi n'ibiki byose, bara nibo bajya amafaranga yawe. So rero wa mugabo we ndashaka kugira ngo nganire nawe kuko ndashaka kuguha inama. Muri uwo umwanya mutoya wose ubonye, gabanya iminsi yo gukora. Mu by'ukuri amafaranga tuzayirukankaho, ariko umuryango nugenda uzi divorce nyinshi ziri kuba kuri icyo kintu. Umugore akadesida hari umuntu navuganye nawe ejo bundi, ni umupasiteri ni umupasiteri aragisha arambwira ati Chantal reka nkubwire ikintu, ndashaka gushaka ariko hariho ikibazo gikomeye cyane. Ubwo urumva ko numuvuga butumwa, ni umuntu usenga, arasenga cyane n'ibiki byose. Umugore yarapakiye utwiwe, umugabo ageze mu rugo arangije aramubwira ati umva nkubwire rero ikintu, sibyo ntago naje kuba umutako muri iyi nzu. Yamwihangane byari byikase, aramubwira ati ntago naje kuba umutako muri iyi nzu, naje kugira ngo mbone umugabo ugomba kunyitaho, umugabo ugomba kugira gute, ngomba kumushaka nkamubona hafi, ariko wowe ntago nkubona. Buri gihe cyose bawirukanse mu masengesho, wagiye hanga wagiye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri Sanga. Hello, amakuru yanyu muraho, murakomeye, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza ndashima Imana. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndi marié, maze imyaka 14 nubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana ituyindiye ngewe n'umuryango wanjye. Hanyuma rero muri uyu mwanya hariho abantu bambajije ngo Chantal kubera ko ukunda gukorera video mu modoka, ese n'umwirato ko ufite imodoka, ese niki? Reka mbibabwire vuba cyane, mutagira ngo ndirata. Ntago nirata ngewe, ntago nirata. Burya ndumudamu uciye bugufi cyane, wemera ubuzima bugufiya, iyo buje bwose ndabwakira, ntago nirata. Imodoka ntago ari ikindi, imodoka ni ikintu umuntu wese ashobora kuba yabona mu gihe Imana yagize gute, yamufunguriye inzira. So rero ndagira ngo mubwire ko ntago ari ukwirata, ahubwo ni ukubera ko umwanya wanjye ari mutoya. Umwanya wanjye ni mutoya, ndakora kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, hanyuma tukagenda gufata abana. Dufite imodoka imwe muri kino gihe, ntago dufite imodoka ebyiri. Mbere twari dufite ebyiri, ariko imwe umugabo wanjye yakoze accident, nababwiye ko yakoze accident irashwanyagurika yose. Ubu ngubu dufite imodoka imwe niyo turi gukoresha in this moment.
kandi hari n'igihe tutari dufite n'imodoka n'imwe. So urumva rero ko ntago nirata. Mu by'ukuri umugabo wanjye amaze gukora accident twasigaranye imodoka imwe. Dusigaranye imodoka imwe, nyuma yaho n'iyi modoka imwe nayirapfa. Ipfuye tumara nk'icyumweru cyose tudafite imodoka, biri so stressful, kandi still nabaherezaga ibiganiro nubwo ntabaga mfite iyo stress, nabaga ngira gute kubera ko ngiye naje kubaka ntago naje kubasenya. So rero umuntu rero wese ashobora kuba yicaye hari akavuga ngo Chantal arirata ngo burya akorera intuze video mu modoka. No, nukubera ko imodoka niyo mara mu mwanya, niyo mba mbonye umwanya. Ikindi gihe kireke cyose mba nicaye mu biro ndi gukora akazi kabandi. So hanyuma mu modoka nkajyamo ngiye kugenda tugiye gupikinga abana, hanyuma cyangwa turi kujya ku kazi. So ubwo urumva ko nibwo buzima mba mu modoka mba mu modoka kenshi, nyine mba ndi mu muhanda ndi kugenda, kandi ubuzima bwa hano muri Amerika ntago buba bworoshye cyane. So nemereye gukorera Imana, ndavuga ati byanze bikunze mu mwanya mutoya mbona, mu mwanya mutoya nta nshobora kuba naboneka, impanuro zanjye nzazitanga kugira ngo twubake ingo zacu, sibyo? Ya rero mujye mureka kunkomeretsa, sibyo? Naje kubigisha, ntago naje kubirataho. Mu by'ukuri umuntu uvuga ngo ndirata umbabarire, no kupe ntago nirata. Hanyuma rero umunsi wa none hariho video ngiye gukora, nabwo nabwiye ati umwanya wanjye ni mutoya cyane. Nk'ubu ngubu mpagaze ku ishuri ry'abana, ntegereje ko abana bari buze gusohoka, iminota intozi isaha yabo ntagiragera, mvuye mu kazi amasaha yabo ntagaragera, buri minota 20 kugira ngo basohoke. Ubwo rero aho ndi hano imbere y'ishuri ndavuze tireka nkuri iyi video, kubera ko iyi video nyimaranye iminsi abantu barayinsabye, ariko umwanya wanjye ukaba mutoya cyane. So murabona ko n'izuba riri gukubita ukuntu, ntago uri buze kuwenda kugaragara neza, ariko message ngomba gutanga ndashaka kugira ngo nyitange. Ndashaka kuganira n'umugabo yubatse muri uyu mwanya, ndashaka kuganira n'umugabo yubatse ariko ari umugabo wa wundi ukunda amafaranga, ukunda gukora cyane, ariko ntahe umwanya umugore we, ntaho umwanya umuryango we. So wa mugabo rero ngufite message, kandi iyi message iraza kugufasha cyane nuntega amatwi neza ukanyumva neza cyane. Hari aho tushobora kuba twagerana, kubera ko maze kuganira n'abagore bagera nko ku 10. Icyo kintu bakimbwira, bambwira ati umugabo wanjye arakora cyane, ntago njya mubona, arakora buri munsi, aba yagiye kurangura aha, aba yagiye kurangura ahangaha, aba yagiye ahangaha, aba yagiye za Dubai, aba rimwe yagiye hanaha. So bimwe ahora yirukanka, abatwara amatrake, abagira gute. So ukumva memke umwanya we wose aba ari kuwirukankamo, nta mwanya abonera iki umugore we. Icyo amubwira ati umva nkubwira ikintu wa mugore we, ntago nzi icyo wamburanye ko nguhereza amafaranga, ikindi wamburanye ni igiki. Umugore akamubwira ati ngenda gukeneye. Mu by'ukuri umugore avi wabo, reka nkubwire wa mugabo we, reka nishyira mu mwanya w'uyu mudamu. Uyu mudamu avi wabo umushaka umugira umugore, ntago wamubwiye ko azaza mu nzu kuba umutako, kandi koko ntago ari umutako. So umugore yaje umwitaho. Umugore iyo niba ugize gutya ugahora wirukanka ngo umuhaye amafaranga ngo ibi nibi, reka nkubwire ikintu wa mugabo, uzana amafaranga uhereza uriya mugore. Hariho benshi byananiye kwihangana, kuretse umugore wenyine usenga niwe ushobora kwihangana ibyo bintu bigashoboka. Ayo mafaranga yishyura buriya buhungu bwo hanze, bara abasore bahanze bona birirwa biyamanza n'iki byose, ngo bigeze abapfubuzi n'ibiki byose, bara nibo bajya amafaranga yawe. So rero wa mugabo we ndashaka kugira ngo nganire nawe, kuko ndashaka kuguha inama. Muri uwo umwanya mutoya wose ubonye, gabanya iminsi yo gukora. Mu by'ukuri amafaranga tuzayirukankaho, ariko umuryango nugenda uzi divorce nyinshi ziri kuba kuri icyo kintu. Umugore akadesida hari umuntu navuganye nawe ejo bundi, ni umupasiteri ni umupasiteri arayisha arambwira ati Chantal reka nkubwire ikintu, ndashaka gushaka, ariko hariho ikibazo gikomeye cyane. Ubwo urumva ko numuvuga butumwa, ni umuntu usenga, arasenga cyane n'ibiki byose. Umugore yarapakiye utwiwe, umugabo ageze mu rugo arangije aramubwira ati umva nkubwire rero ikintu, sibyo? Ntago naje kuba umutako muri iyi nzu. Yamwihangane byari byikaze. Aramubwira ati ntago naje kuba umutako muri iyi nzu, naje kugira ngo mbone umugabo ugomba kunyitaho, umugabo ugomba kugira gute, ngomba kumushaka nkamubona hafi, ariko wowe ntago nkubona. Buri gihe cyose bawirukanse mu masengesho, wagiye ahangaha. Umugabo arangije aramubwira, dusikuri yamubwiye
aravuga ati ariko ndabyicuza mu buzima bwanjye. Nabwiye ati niba waraje kumbuza kugira ngo nkorere Imana nusohoke ugende. Nukuri pe umugore ngo aratekeye utuntu aragenda. Kandi kuya n'ubu ntago barongera gusubirana ahubwo umugore yagiye kwaka divorce ejo bundi. So rero nibyo shaka kugira ngo ngane namwe mwabagabo mwe mukunda amafaranga mukibagirwa abagore banyu. Nta na rimwe ayo mafaranga urayakorera, nta na rimwe urasohokana umugore wawe kuko buri gihe wirirwa wirukanka. Nta na rimwe urasohokana abana bawe ngo umuryango wawe usohoke hanze baryoherwe basi banagende nayo mafaranga bayarye bumve baryohewe. Igihe cyose urayamuhereza ayo mafaranga, niba ashatse gutembera agatembera wenyine, niba ashatse kujya kurya hanze akagenda kurya wenyine n'abana, nawe uri mu kazi. Nose mbabari umbwire, amafaranga udashobora kwishimamo n'umuryango wawe, ayo mafaranga amaze iki? Ubwo urumva yuko aho bizenda ingapu umugore wawe nawe atekeye agiye, kubera ko ibyo yaje gushaka yabona ntabyo afite. Iwabo yararyaga, baramugaburiraga gahaga. So rero ntago ari cyo kintu yaje gushaka aho ngaho iwawe, yaje gushaka umugabo. Umugore reka mbabwire ikintu, burya abagore bakunda ibintu, reka mbabwire ikintu, arashobora kubikunda ibyo bintu byawe, agakunda ayo mafaranga yawe, agakunda ayo modoka yawe, agakunda ibyo bintu byose n'iki byose, ariko hariho igihe kizageraho noneho akumva akeneye wowe kurusha uko abona ayo mafaranga. Kandi burya abagore benshi ntago bakunda ibintu kurusha umuntu. Ni bakeya babikora ibyo bintu, bakunda ibintu kurusha umuntu. Na wa wundi uvuga ngo akunda ibintu, byenda ingapa agize gute agiye gushaka abandi bo hanze kubera ko ibyo bintu byawe nibyo ari gukoresha kugira ngo agende gushaka bari abahungu bari hari hanze. Hari hanze hariho abahungu bajya kuri internet akambara neza akagira gute n'iki byose kubera ko amafaranga y'abagore babahereza ayo ntuze aba bagore baba bosi n'iki byose, umugabo amuhereza amafaranga kugira ngo agire gute agahaha yarangiza ayandi yamara gusagura akagenda akishyura umwana w'umuhungu akaza akamukora ibyo agomba kumukorera. Ugasanga bari kuryamana n'abazamu, ugasanga bari kuryamana n'abakozi bo mu rugo kubera ko we ntago ujye uhaba na rimwe. Rero wa mugabo we ukunda amafaranga cyane kurusha uba mu mafaranga cyane, ukora cyane, uba mu kazi cyane kurusha uko uba mu rugo. Reka nkubwire ikintu, umugore aragukeneye. Uzicare hasi ugane n'ura mudamu umubaze ati sheri unkeneye hiki. Reka nkubwire ikintu, ura mudamu afite agahinda kenshi cyane, aragukeneye. Rero niba ushaka kubaka wa mugabo turi kugana muri uyu mwanya, ukumva ko ushaka kubaka urugo rwawe rugakomera, gabanya iminsi yo gukora, wongera igihe cyo kubana na madamu wawe, kubera ko igihe cyose utahunaniwe. Ugasanga umudamu yamaze kwitegura, yamaze kwisiga, yagize gute agiye kwakira umugabo, aramwakiriye, amaze kumwakira, umugabo amaze kurya, amaze no kunywa akantu, ngo arisinziriye. Ubwo gahunda z'iki? Gahunda z'abashakanye zikaba zirapfuye. Rero hariho abagore bari kujya hanze gushaka bari abana b'abahungu kubera ko abagabo babo bibera bibera mu kazi igihe cyose. Rero ndashaka kugana n'umugabo uri kundaya muri uyu mwanya, wibera mu kazi igihe cyose, akumva ntacyo bitwaye. Umugore yamuhaye amafaranga kugira gute kugura intuzi tige y'indege, yagurutse yagiye n'abana. Umugore yamuhaye amafaranga yo kujya muri restaurant yagiye, buri gihe uramubwira ngo nta mwanya ngo ufitiye. So rero niba warashatse utazi impamvu washatse, wagombaga kubyihorera. Namwe batarashaka, mwabasore mwe n'inkumi namwe mutarashaka, mwabasore mwe mutarashaka, nujya kuvuga ngo ngiye gushaka uzajya ushaka witeguye, kubera ko abagore dukunda umuntu kurusha ibindi byo byose. Umugore udakunda umuntu ntago aba afite urukundo muri we, aba afite undi muntu hanze akunda kurushwa gukunda. Wagukuraho ibintu. Kandi burya umugore n'umugabo, ayo abantu bamaze kuba umugore n'umugabo bamaze kuba umubiri umwe, sibyo? So rero mwihanure mwabagabo mwe, nimwe bwe nagora ngo nze tuganire uyu munsi. Aje bundi abagabo barambwiye ngo ariko shantanga uko twibasira ngo nibiki. None ndagira ngo mukanguke, ndagira ngo mukanguke mwumve akamaro k'urugo. Urugo niba ugiye kubaka koko ubaka ufite inshingano zo kubaka.
uvuga ati njyewe hagomba kubaho igihe cy'akazi, hakabaho n'igihe ngomba kugira gute guspendinga n'umudamu wanjye, ngomba kugumana na madamu wanjye, tukaganira n'abana, tukagira igihe cyo gusohoka hanze tukaryoherwa. Ariko uzi umugabo wamusohokanye ukuntu yishima, uzi abagore ba complaining hano kuri iyi si kuntu abagabo batabasohokana hanze, kuntu umugabo adashobora kuba yamujyana muri restaurant kumuhereza amafaranga nawe yagenda kuyakorera rega agasohoka. Ntago ari ibyo akeneye wowe. Musohokane n'umuryango, mugire ibihe byo kwicara ku meza, muganire, umenye amakuru y'abana, umenye uko biga, umenye ababigisha. Ngo nguhereze amafaranga y'ishuri, ngo nguhereze ibintu byose, ngo ntago nzi ibintu ushakaho, ngo ni ibiki ushakaho. Arashaka wowe. Uzi ko hari umugore yicara akavuga ati sheri ndagukumbuye. Ngo ngwiki? Buri munsi tuba turi kumwe hano. Unkumbuye mu bigenze gute? Yes, aragukumbuye kubera ko ntaga kubona. Iyo agiye kuryama nta kubona. Kandi muri kiriya gitanda haberamwe ibintu bihezagiwe. Rero iyo mugezemo wowe uhita ugwa agacuho. Kubera impamvu ugwa agacuho no kubera kuba wagize gute wakoze cyane. Kuko iyo umuntu yakoze cyane, isayine yo kwerekana yuko umuntu yarushye niko ahita asinzira. Ageze ahantu hari akayaga hameze neza ahita asinzira. Ya, nizere rero ko mwumvishe. Ubwo Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Mugira ibihe byiza, reka njye gufata ibibondo. Bye bye.